Ahoro y'Imana kuri mwe mwese abakunzi batwaremeye imirimo myiza TV aho muherereye hose mu mpande zose z'isi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tubashimirira Imana ku burinzi bukomeye iduhaye n'ubwo ibahaye kugeza uyu munsi. Tugiriye umugisha ukomeye rero kandi turaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kongere kandi dusubukure aho twahereye ubushize. Umukozi w'Imana yatuganirije atubwira yuko umugore yo yambuwe ijambo, yamburwa n'agaciro mu maso y'Imana, ariko uyu munsi aragarutse kandi ngo adusobanurire uburyo Imana noneho yagaruriye umugore ijambo ndetse n'agaciro. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka tumwakire, kaze. Imana igumugisha. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha. Nitwa Uwimana Clementine, Madamu Bishop Joseph. Twari twaganiriye ku ijambo ry'Imana, tuganira ku kuntu umugore yatakaje agaciro n'ijambo imbere y'Imana, ariko uyu munsi ndagarutse kugira ngo tuganire ukuntu umudamu yagaruriwe ijambo akagarurirwa agaciro imbere y'Imana, ntiyongere uyu munsi akaba atagisaba umugabo gusa, ahubwo akaba afite uburenganzira bwo kwisabira Imana, nawe akaba afite uburenganzira nk'ubwa mbere atari yacumura, akaba afite ijambo imbere y'Imana kugira ngo abwire abera. Imana idufashe cyane. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka hano muri Yohana 20 uhereye ku murongo waho wa 11 kugera 18. Reka badusomere. Bavuga ngo umutwe w'amagambo ngo Yesu yiyereka Mariya Magadalena. Yego. Ijambo riravuze ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira. Akirira arunama, arunguruka mu gituro. Abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera, bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, ni ukuri bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize, nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, bisobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanjye. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye byose. Amen. Amen. Urakoze kudusomerera ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro iduhereza umugisha. Ijambo ryatubwiye ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama, arunguruka mu gituro. Ngo Mariya ahagaze ku gituro arira, ngo arunama, arunguruka mu gituro, areba mu gituro. Ijambo ryatubwiye ngo amaze kurungurukamo abona abamarayika babiri ngo bari bicayemo,
ngo umwe yari yicaye ahari umutwe wa Yesu, ahandi undi yari yicaye ahari ku maguru ya Yesu ubwo yari akiri mu gituro. Ngo arebyemo abona niho abo bamarayika bombi bicaye, niko ijambo ryatubwiye. Arangije ngo aramubwira ati madamu urarizwa n'iki? Madamu ni iki kiguteye umubabaro? Ni iki kiguteye agahinda? Ni iki gitumye urira? Umudamu nakubwiye ko naje kukubwira kukugarurirwa agaciro no kugarurirwa ijambo k'umudamu. Ubushize nari nakubwiye ko umudamu yatakaje ijambo agatakaza n'agaciro imbere y'Imana, ntabashe gusaba Imana ahubwo agasaba umugabo. Ariko ahangaha ndagira ngo tuganire neza, nkubwire neza uko umudamu yagaruriwe agaciro n'uko umudamu yagaruriwe ijambo. Aha niho Mariya Magadalena ngo yagiye agenda ku gituro cya Yesu, agenda aho bari bamaze kumushyingura. Akihagera ngo arungurukamo mu mva, ngo amaze kurungurukamo ngo abona abamarayika babiri bicayemo. Ngo ariko nubwo yari abikoze gutyo yari ari marira, yari arimo afite umubabaro, yari afite agahinda. Arungurukamo, amaze kurungurukamo, amaze kurebamo ngo abonamwe abamarayika babiri bicayemo. Umwe yari yicaye ahari ku birenge, undi yari yicaye ahari ku mutwe, ariko ntiyabonamo Yesu. Ijambo ryatubwiye ahangaha, dusomere ku murongo wa 12 wa 13. Murongo wa 13 baravuga ngo baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Ngo baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye umwami wanjye hano, nanjye sinzi aho bamushyize. Ngo arabasubiza ngo nuko bakuye umwami wanjye hano, ngo kandi nanjye ntabwo nzi aho bamusize. Ntabwo Mariya Magadalena yiyumvisaga ko ubwo abamarayika bicayemo, ubwo umwami Yesu atakirimo, ntabwo yiyumvisaga yuko yazutse. Ntabwo yari akibuka ko Yesu yavuze ko napfa no kuzuka azazuka. Ntabyo yari akibuka. Ngo noneho ngo aravuga ngo ntabwo nzi aho bashyize umwami wanjye, ntabwo nzi aho bamurambitse, ariko nagiraga ngo nibura nanjye menya aho ari. Amaze kuvuga atyo arakebuka. Ngo amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Ngo arangije ngo abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Hari igihe Yesu ajya gusura ariko ntumenye ko Yesu yagusuye. Hari igihe Yesu ajyaza uruhande rwawe, ajyaza mu kibazo cyawe, ariko ntumenye yuko Yesu yagize ute, yaje mu kibazo cyawe cyangwa yaje mu ruhande rwawe. Uyu Mariya Magadalena nawe niko byamubereye, nawe niko byagenze. Ngo yarahindukiye ubwo yari amaze kuvugana n'abamarayika, ngo arahindukira abona umuntu uruhande rwe, ariko ako kanya ntabwo yigeze amenya ko ari Yesu. Komeza. Murongo wa 16 turavuga ngo Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati Rabuni, bisobanura ngo databuja. Yego. Ngo Yesu ngo aramuhamagara, aramubwira ati Mariya. Ngo amuhamagaye yumva ijwi rye, amenya ko ari Yesu. Amaze kumenya ko ari we, ngo aramwita, baravuga ngo Rabuni. Ngo bisobanurwa ko ngo Rabuni bisobanurwa ngo databuja. Arangije abari kwamwitaba. Dusomere 17. 17 baravuga ngo Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nge kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ari we Mana yanjye ari nawe Mana yanjye.
yego ngo Yesu aramubwira ngo noneho ntunkoreho winkoraho aka kanya kuko ntari nazamuka ngo njye kwa data winkoraho. Ariko ubwo Yesu yaramuhamagaye, ubwo Yesu yaramuvugishije, aho niho yarahawe ijambo, yari yaranyagiwe imbere y'Imana, aho hahererwa ijambo. Yesu amwemerera kuvuga imbere ye, amwemerera kuvugana nawe. Aravuga ngo noneho urashaka iki? Mbwira n'icyo ushaka. Ahabwa ijambo imbere y'Imana, ahabwa kongera kuvuga imbere y'Imana ubwo yari yaranyazwe kuvugira imbere y'Imana. Uwiteka Imana dufashe cyane. Ahubwo niba ndebye neza hano yahise amuha misiyo 17. Ntabwo ngo Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data. Muri make genda noneho uvuge. Atangira kumutuma. Umuntu yajya gutuma tumuwo yizeye. Yesu nawe ahangaha aravuga ati noneho gahunda na misiyo byari byatumye manuka aha, byari byatumye mpfa, niyi ngiyi igezweho, intego niyi igezweho. Genda ujya kubwira abavandimwe banjye, genda mu muryango wawe, genda ujye kubabwira yuko noneho nagize nte nazutse ngiye no kwa data. Giye aramutuma, ahabwa agaciro ko kuvugira imbere y'abandi. Abo baribeshya cyane, nuzabikubwira uzamenye ko yibeshye, kubera ko Yesu Kristo aho niho yarahereye umudamu ijambo, aho niho yaramuhereye agaciro. Aravuga ngo rekana namutume. Noneho atangira kugenda yamamaza inkuru nziza yuko Yesu yazutse, atangira kwamamaza inkuru nziza yuko Yesu agiye no mu ijuru, kuko yarabiherewe uburenganzira, yaranabiherewe umwanya kugira ngo ajye abasha no kuvugira imbere y'abandi. Uwiteka Imana duhana umugisha. Amen. Niba ntibeshye hari ahantu ijambo ry'Imana ritubwiye hano muri Matayo igice cya mbere uhereye ku murongo wa 18. Ijambo riravuze ngo kuvuka kwa Yesu ko kwagenze. Yego. Ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, ngo babona afite inda y'umwuka wera. Ngo umugabo we Yosefu ngo kuko yari umukiranutse kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga mu rwihishwa. Ngo akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi amubwira ati Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugore wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Ahangaha Yosefu yaragiye gukwepa umugore we, ngo kuko yamukundaga, kuko yamuhaga n'agaciro, yari yanze kujya kubitangaza mu bantu, yari yanze kujya kubibwira abantu, yari yanze kumushyira ku karubanda. Amaze kwanga kumushyira ku karubanda, arangije aravuga ati noneho reka mwihishe, reka mucike bwihishwa, reka nigendere nijoro, bazanshake bambure, ntibazantegereze ko dushyingiranwa babibure. Ariko Imana yacu kubera ko itumenyera kure, ikaturebera imbere hacu, irabimenya. Irangije iramubwira ngo Yosefu, witinya, wihunga, umwari wawe Mariya genda ubane nawe, genda umushyingirwe, genda umurongore, kubera ko uwo mugore atwita inda ya mwuka wera. Ntabwo atwita inda y'abantu, ntabwo atwita inda ya runaka wundi, ntabwo yigeze aguca inyuma, ahubwo atwita inda ya mwuka wera. Ngo kandi uwo mwana navuka uzamwite Yesu. Hari ikintu nibaza, niba nibeshye, ijambo ry'Imana niba sinzi niba nemeranye nawe aho ngaho.
kubera iki ijambo riravuze ngo niwe uzabyara Yesu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ijambo riravuze ngo nyuma yuko azabyara Yesu, ijambo riravuze ngo uyu Yesu niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Yego. Mbese aho mu kugarurirwa agaciro inkomoko ntabwo yaba yaraturutse bwa mbere na mbere kuba Imana yaratekereje yuko Yesu atazanyura mu mugabo ahubwo agomba kunyura mu mugore kandi akazaza ari we uje gucungura abantu ngo bakureho ibyaha byabo. Yego. Yesu Imana yamwohereje mu isi imuporogaramu mu mudamu kuko umugabo atari we wari wacumuye. Iyo haza gucumura umugabo birashoboka ko Imana yari kwemera, birashoboka ko yari kunyuza ku mugabo, ariko kuko hari hacumuye umudamu, aha niho ubushize nababwiye ko icyaha cyari icy'umugore, icyaha kitari icy'umugabo. Niyo mpamvu no kuvugira ngo Yesu avukire mu mugore byabayeho. Umugore araza, Yesu Kristo aramanuka araza aca mu mugore kugira ngo atumareho icyaha, kugira ngo atumareho kwamburwa agaciro ndetse n'ijambo, ahubwo yongera duhesha ijambo. Imana idufashe cyane. Bivuge ngo kugira ngo umudamu yongera agarurirwa agaciro, yongera agarurirwa ijambo n'Imana yari yabimwambuye, yaprogramye Yesu Kristo nk'umuntu uza kweza umugore no kuza kumubohora no kuza kumutunganya, yongera ajira ijambo, yongera agira agaciro. Uwo mumaro bawugaruriwe na Kristo. Yego. None icyo nibaza ni igiki umugore yagakwiriye gukora kuri Yesu nyuma yuko Yesu ari wamuhaye ijambo akamuha agaciro? Nuko umugore agomba kubaha Yesu Kristo kuko niwe waduhesheje agaciro n'ijambo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Niwe wahesheje agaciro n'icyubahiro umudamu kuko twari ibicibwa, twari twamaze kuba ibicibwa, twari twamaze kujugunywa inyuma y'umugambi w'Imana. Nta jambo tugifite, nta n'agaciro tugifite. Noneho Yesu Kristo aje aca mu mudamu kugira ngo abone ijambo, abone n'agaciro. Noneho mushatse mwajya muririmba ya ndirimbo wa muririmbi yaririmbye ivuga ngo hashimwe Yesu watsinze Satani. Yego. Kubera ko impamvu mvuze ibyo nuko nkurikije aho watwigishije ubushize utuganiriza, watubwiye yuko umugore yambuwe ijambo atari afite n'uburenganzira bwo kuvuga kuko yari yamaze gucibwa. Imana iramucira amubwira ngo uhereye none kwifuza kwawe uzaherera ku mugabo, icyo uzakenera cyose uzakibwira umugabo wawe aba ari ucyaka. Umugabo wawe nakibura azaze kukinsaba njyewe nkimuhe akikuzanire, ariko we nta burenganzira ugifite bwo kuza imbere yanjye kugira ngo ugire icyo nsaba. None ariko Yesu wagarutse, Yesu amaze kuvukira mu mugore, amaze kuza mu isi, arangije aduha agaciro ko kugira ngo tugaruke imbere y'Imana tugire icyo tuyisabira. Amaze kuduhesha agaciro ko kugira ngo tugaruke imbere y'Imana tugire icyo tuyisabira. Ahangaha niho twahawe ijambo n'agaciro, kandi noneho tutangira gusaba, turatangira kuko Yesu we akitugira ku musaraba. Aho ngaho niho yavugiye ngo byose birarangiye, byose bikuweho. Wa mwenda wari ukingirije ahera utabukamo. Ukimara gutabukamo, umuntu wese ahabwa agaciro kugira ngo yigerereyo. Noneho niba mbyibuka neza, ubushize batuganirije ijambo ry'Imana riboneka muri Timoteyo wa mbere, ibice byaho ni 3 umurongo wa 10. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Pawulo we yandikiye Timoteyo yaramubwiye ngo ntabwo n'umugore mwemerera ko avugira aho abantu bari, simwemerera no kwigisha. Aho wadusomeye uyu munsi hano muri Yohana ibice 20, ijambo riratubwiye ngo uwo munsi Yesu Kristo azuka yahereje misiyo y'umugore. Aramubwira ngo Mariya wirira kuko nazutse. Muri make Yesu atarazuka nta burenganzira nta n'ijambo, ariko Yesu arangije kuzuka ahise amuhereza misiyo. Aramubwiye ati mugore wirira
noneho ahubwo ngiye kwa data. Uyu mwanya genda ujye kubwira bene data basize inyuma, ugenda ubabwire ngo Yesu yagize gute, yazutse. Bivuge abamuhaye misiyo n'ijambo ryo kuvuga, amugaruriye ijambo, amuhaye n'agaciro, amutumye no ku bagabo, aribo ntumwa za Yesu Kristo yari yasize 11. Ndafashijwe. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Bivuga ngo uyu munsi ntabwo mu cyambo w'ijambo, ahubwo mwahawe ijambo. Bivuga ngo buri munsi ntabwo mwateshejwe agaciro, ahubwo mwagaruriwe agaciro. Mugaheshejwe nande? Twatakaje na Yesu Kristo. Mugaheshejwe na Yesu Kristo. Ako gaciro mwaheshejwe na Yesu Kristo. Nongere nkubaze, ni igiki umudamu akwiriye gukorera Yesu ushingiye ku murimo ubona Yesu yabakoreye? Umudamu akwiriye kubaha Yesu, kubyara byubahwe. Umudamu akwiriye kubaha Yesu kubera ko ari we watugaruriye agaciro twari twamaze gutakaza imbere y'Imana, akadugarurira ijambo twari twamaze kunyagwa imbere y'Imana. Kuko yazukanye icyubahiro, akazukana ikuzo, niyo mpamvu yari afite uburenganzira n'ububasha bwo kubwira umudamu ngo noneho ka gaciro wari wanyazwe, rya jambo wari wanyazwe, genda noneho ni ngewe ugutumye, genda ubikore, genda ubibwira abagabo. Ubwo tutari twemerewe kugira icyo tubabwira n'icyo tuvugira imbere yabo, ariko noneho aravuga ngo genda uvuge, kuko nguhaye uburenganzira n'ijambo byo kugira ngo uvugire imbere y'abagabo, byo kugira ngo uvugire mu itorero. Ubu ntabwo tukiri ab'inyuma ngo tugaragare nk'abanyazwe ijambo nk'uko Timoteyo yabivuze ubushize, ahubwo turabahawe ijambo na Kristo. Haleluya. Imana idufashe cyane. Bivuge ngo nkurikije amagambo tubwiye, yego, ijambo rirabitugaragarije muri Matayo ko Imana kugira ngo igarurire umugore agaciro, yamuhesheje uburenganzira bwo kubyara Yesu Kristo, kugira ngo azabe ari nawe ucungura abari mu isi. Kugira ngo niba twebwe turiho tukagira agaciro, turuha agaciro kuko twacunguwe na Yesu. Uvuge ngo uyu mudamu ataza kwemera kubyara Yesu, twari kugumana gukiranirwa. None uyu munsi umudamu yahawe agaciro kubera yuko yemeye ariwe wanyuze mu imbuto yitwa Yesu, kwakira Yesu, yagombaga kuza gucungura ari n'umwari afite na fiance, yari afite kugira ubwoba akavuga ati reka reka umugabo wanjye, yari afite kubyanga, umugabo wanjye atazanyanga, umugabo wanjye atazagira ngo namuciye inyuma, umugabo wanjye atazagira ngo nagiye mu bandi bagore. Ariko ibyo ntabwo Mariya yigeze abitekerezaho, cyangwa ngo avuge ngo Yosefu namenya ko nwita arahita njugunya. Ahubwo yakiriye icy'Imana yari imaze gutuma marayika, kuko yemeye kumvira Imana, asohoza umugambi w'Imana mu buzima bwe, yemera ko Yesu Kristo akavukira muri we. Amen. Aho no kugarurirwa agaciro k'umugore n'Imana. Noneho kugarurirwa ijambo dusanze hano muri Yohana 20 duhere kuri 11 kugera kuri 18, ariho Yesu Kristo noneho nyirizina aribwo yahaye misiyo abadamu, abo ngo ni mugende mubabwire, mubwire abagabo, mubwire abantu bose ko yazutse, ko nazutse. Muri make abaha ijambo ryo kujya kuvuga, aduha ijambo ryo kujya kuvuga aho twari twabuze ijambo. Iryo mwari mwaranyazwe arongera arariduha, arongera ararigarura. Ese iyo misiyo koko yarakomeje cyangwa yahereye aho ngaho? Ntabwo yahereye aho ngaho, iyo misiyo yarakomeje. Niyo mpamvu n'uyu mwanya nanjye ndi imbere yanyu mvuga, niyo mpamvu n'uyu mwanya nanjye ndi kugira icyo mvugaho. Ntabwo nari kuba ndahangaha iyo Kristo ataza kuvukira mu mudamu, ntabwo nari kuba ndahangaha. Satani yatunyaze ijambo aciye ku giti, ariko
ariko Yesu Kristo agiye kuza ngo atugarurire ijambo, nawe aragaruka kandi aravuka. Amaze kuvuka aca ku mugore, amaze guca ku mugore wari wazanye gukiranirwa, izaza gucungura abantu. Arangije kandi igikuru muri ibyo ngibyo utari wamenye, yarongeye nawe ajya ku giti kugira ngo umugore azahabwe agaciro n'ubundi biciye ku giti, nk'uko inzoka nayo yari yaciye ku mugore iza gutuma ahumana acumura, yari yamuciyeho iciye ku giti. Na Yesu Kristo aje kuducungura, nawe aca ku giti. Iyo misiyo yaba yarakomeje, nabyumvise Yesu Kristo umurimo yakoze nawumvishije, ariko iyo misiyo y'umugore ahandi Bibiliya igaragaza ko hari umugore waba waravuze ubutumwa ni hehe? Genda gatoya hano muri Yohana ibice 4:28 n'umurongo wa 29. Haravuga ngo nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyanjye nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Amen. Amen. Ahangaha Yesu Kristo ubwo yari arimo yigendagendera, ngo aragenda, amaze kugenda ngo ahura n'umudamu wari maraya. Bamaze guhura ngo bahura yaragiye kuvoma, ngo arangije ngo wa mudamu amusaba ku mazi. Amusabye ku mazi, umudamu nibwo yamubwiye ati, ariko se duhuriye hehe? Kuri umuyuda haba umusamariya, duhuriye he? Mbwira ahantu duhuriye ni hehe kugira ngo nguhe ku mazi? Ni hehe twahurira ngo nguhe ku mazi yanjye? Ko mutunena ko abayuda n'abasamariya banenana, ni gute naguha ku mazi? Yesu uyu nguyu aramwitegereza, aramubwira ati, yaba waruzi umuntu ugusabye ku mazi, yaba wari umuzi wakamuhaye agaciro, yaba wari umuzi wakamuhaye ku mazi, kubera ko nuza kumuha kuri aya mazi uramuha ku mazi y'umubiri, ko azaguha ku mazi y'iki? Y'ubugingo. Arangije ngo bamaze kugera kuri iryo riba, aho ngaho bamaze kugera kuri iryo riba, ngo umudamu dusomere ku murongo waho wa 29. 29 niho havuga ngo nimuze murebe umugore. Bivuge ngo uyu mugore bagiranye ikiganiro kirekire, bagiranye ikiganiro kirekire kuri iryo riba, arangije aramwemeza. Dusomere yaho kuri 28. Baba ngo nuko uwo mugore asiga ikibindi cye. Yego, ngo nuko uwo mugore bageze kuri iryo riba, kubw'ikiganiro Yesu Kristo yari yagiranye n'uwo mudamu, ngo aramubwira ngo ese wagiye ukazana umugabo wawe, wagiye ukamuzana. Ariko Yesu nawe tukabana muri iki kiganiro. Yesu we yari yamaze kuvumbura ko wa mugore ari maraya, nta mugabo afite, n'uwo bararanye atari uwe, ariko arabyirengagiza. Aramubwira ati, genda unzanire umugabo wawe, genda ujye kumunzanira, genda ndagutumye, genda ujye kumunzanira. Arangije ngo aragenda, ngo aramubwira ngo nta mugabo mfite. Mu kiganiro cye aramubwira ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira, tuvuze ukuri, na wa wundi mwararanye ntabwo ari uwawe. Na wa wundi mwararanye ntabwo ari uwawe. Arangije ngo yibuka ko n'ubundi bahari uwo bararanye koko, ngo azunguje ubwonko n'amaso asanga hari umugabo waharaye. Aribaza ati,
uyu muntu ko tutararanye abwiwe n'iki byanjye kandi ko uriya ari umuyuda njye nkaba umusamariya none abwiwe n'iki byanjye byose abwiwe n'iki ko ndi maraya abwiwe n'iki ko nta mugabo mfite n'uwo twararanya nawe atari uwanjye n'iki kibimubwiye ngo ahita ajugunya ikibindi cy'aho ngaho aravuga ati kabisa arirukanka ati buretse gato aragenda aramubwira ati ndaje buretse gatoya bugumyaho reka ku mazi ntiyaba kimuhaye ahubwo bamusigira ikibindi cyose yamusigiye cyose arirukanka aragenda ajya mu mudugudu w'iwabo arababwira ati umva ajya kurarika abantu muze murebe nimuze mbereke hirya hino nimuze mbereke yemwe oya imirimo mwari murimo mube muyihoreye ahubwo nimuze mbereke niki kibaye bose baratangara batangira kwibaza ati maraya bigendekeye gute ese aho nisaze ati njyewe mbonye umuntu umbwira ibyanjye byose muze namwe murebe muze mumurebe ngo bose barakumunzuka ab'umudugudu bose ab'umurwa bose ivugabutumwa riba riratangiye muri maraya abahindutse umuvugabutumwa amanutse ari maraya agiye kuvoma ari maraya igiye kubitana na Yesu gusa ariko agarutse ari umuvugabutumwa uje kubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana ishimwe kabisa. Amen. Hahabwe icyubahiro Yesu kandi hashimwe Yesu kuko ari we wakoze umurimo uhambaye wo kugarurira agaciro umugore ndetse akamugarurira n'ijambo. Imana yacu ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Amen. Urakoze kutuganiriza no kuduha ijambo ry'Imana. Nizere ko utaha abakunzi batwaremeye imirimo myiza niba gusaba kuza kongera kubasobanurira ku magambo wabaganirije uzagaruka cyangwa se umwuka wera nagira ikindi kintu akongorera niyo cyaba gitandukanye niyo nyigisho n'ubundi watwigishijeho uyu munsi nazo nabwo tukaguhamagara kuza kutuganiriza nizere ko uzaza nzagaruka. Niki kindi wabwira abakunzi batwaremeye imirimo myiza? Icyo nababwira abakunzi batwaremewe imirimo myiza nababasaba mbinginga mbabwira mbakumbuza cyane kujya bumvira ijambo ry'Imana tunyuzaho bakaryumva kandi bakaryumvira nabo bakarisakaza mu bandi bakaribwira abandi batabashije kuryumva bo baryumvise bakaribwira abandi kugira ngo nabo rigiraho ribavana naho ribajyana igihe cyose ryabafashije nabo bagomba kuryoherereza abandi bakaryoherereza inshuti bakaryoherereza n'abaturanyi kugira ngo ibyabafashije nabo bibafashe muri make bakagufasha kubwiriza umumaro bakadufasha gutanga message kubutabashije kugera. Yego Rakoze cyane Imana iguha umugisha wasenga hanyuma ugahisha umugisha ijambo ry'Imana umaze kuvuga n'abaryumva ukabahisha umugisha binyuze mu isengesho rigufi. Yego Imana y'amahoro iduhana umugisha kandi gukomera no kwera guturuka ku mwami Yesu bikomeze kubana n'abantu bari kuri twaremewe imirimo myiza bazumvira ijambo bose Uwiteka Imana azabafashe. Reka dusenga Imana. Ndagushimye data ndakubashye gitare Nyiringabo ndakubashye kuko ari wowe mubwiriza mwiza kuko ari wowe ujya ubwira abantu bawe ibyawe. Ndagushima ko uje gufasha isi yose uje gufasha ibihugu bitandukanye uje gufasha ababyutse abaguye ukababyutsa uje gufasha hirya hino kugira ngo abantu bawe babashe gukomerera mu kuri no mu mwuka bakomerere mu ijambo ryawe. Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo wera wa Isiraheli urangurure hirya hino kugira ngo abantu bawe babashe kumva. Dusabiye umugisha rero bene data bitanze kugira ngo bajye bageza ijambo ryawe ku bantu bawe. Tubasabiye umugisha kandi iri jambo rizakora
rizakwirisi rizakwire hirya hino kandi uzaryumva wese rizamugirira umumaro. Urakoze kubyumvise, ni mu izina ryawe mbyambaje Yesu, amen.